no Makote ntago yambaye box yambaye mwana wumwe munese mwana wume zikigezweho ntago ukuntu zari zirenze mwana umusore utarayambaraga ngo pocket ageze ipantaro hano hasi ntago rwose yabaga uzi kera umusore yambaraga mwana wume agahita afata imfunguzo nabigura n'ubu ngubu ntago yamenya kwambara ikariso Makote karita sonje nambara ikariso je urabona ndi umugore wambara ikariso mani utazana uburezi bwiye nta kariso ujya wambara kiramwe ngo nta kariso je ndi umugore je urabona ndi umugore ushatse kuvuga ko Makote agenda yabunuje aza no mu biganiro yabunuje Makote urayabunuje mani watuma nkuramo nje yamani nizere ko mumeze neza abantu mudukurikiye ku Nyarwanda cinema cyangwa se Inyarwanda filime cinema mu Kinyarwanda ni filime ni karabo kanyu karabo k'Imana wongeye kugaruka hano mu kiganiro ariko ndi kumwe n'abantu hano ndabona basinzi ukuntu bameze nimba banyweye dunda ubwongo nimba banyweye muri ture simbaze bimeze bitese Kote ni sawa wa musaza ni wa muhungu wanyu Makote papa w'umugi tayimuci Mako bimeze bitese twaraburanye ariko fata peta hano mbanze tuye tubanza tunasuhuzanya twaraburanye nk'abajya uraza kurakara hano mu kiganiro urarakara hano hari uwigeza gukubita ureze urarakara mu biki ntabwo narakaye ariko nuko ari wowe uri kubibona meze neza nta kibazo gihari kabisa tugiye kuganira ibintu bikomeye hano mu kiganiro ariko ndashaka buri muntu uwo ari we wese hano hagati yawe n'uyu nguyu twimatature ndashaka kubo ngiye nta nubwo ndi bwimatature ndashaka ko mwebwe mwimatatura mukavuga ukuri kuri sari ikibazo yo ari kuravugwa turakubaho ukuri turakubaho tugende twanzike muri iyi minsi hari sagi hari umuntu witwa Dr Bishop Rugagi n'umuntu witwa Scovia aragira ati wowe Rugagi imodoka yawe ugendamo wagakwiye kuyigurisha ukubaka urusengero akongera ati kandi uyu muntu Rugagi muzamwitondere ashobora kuba ashyira utundi tuntu nyine tutandukanye Makote Scovia ibi bintu arimo aravuga urabyumva gute ibi nari kuvuga nje mpamya ko yaba afite ishyari uriya mukobwa afite ishyari ashobora kuba afite ishyari kubera yuko urumva niba afata umuntu yakoreye ubuceri bwe yigiriye ubuceri bwe nubwo wenda nuza Dr uriya Rugagi nibwo pasiteri Rugagi urumva nubwo wenda bimeze kuriya byiwe wenda bavuga ngo ni pasiteri ntago yagurisha nose urumva wagurisha imodoka ngo ugiye kuba ku rusengero muri insengero zirahari kandi Imana niyizubaka urumva niba wenda yaragize gutya amahirwe akibona imodoka ye ni ngombwa ngo ayigurisha ahubwo ngiye mbona uriya mukobwa urumva afite iki afite ishyari kandi Scovia afite amafaranga afite nyine hari igihe abona ko hari umuntu umurenzeho akumva nyine ishyari ryashe niyo mpamvu nkubeshye ntabwo njya mbeshya kandi koko ni nabyo noneho sinabyo gusa numvishe twaravuze ngo afite ngo urusengero ngo rurimo n'akabari mani ari gusebya umuntu ari kumutaranga noneho cyane umuntu w'umubishopu twemera pasiteri twemera aradusengera tugafashwa tukajyamo umuntu ntiyashumba urusengero hafi aho hari akabari akajya ninyweraho wenda akanywa agacupa akajya kuyobora kunywa inzoga ni ubushake bw'umuntu sibyo kunywa inzoga bundi inzoga ntabwo ari mbi inzoga ibambi iyo unyweye nyinshi ukarenza urugero kandi inzoga hari abantu babyita ngo kunywa inzoga ni icyaha mboneraho n'ababwiye kunywa inzoga si icyaha ahubwo icyaha ni inzoga zigukoresha ntabwo kunywa inzoga ari icyaha kuko yaba ari icyaha no n'ikana mu bukwe bw'ikana kwa Yesu urabizi ko yatubuye divayi si inzoga se yarayitubuye abantu babuze inzoga baranywa sibyo rero ntabwo kunywa inzoga ari icyaha ahubwo inzoga ni icyaha nicyo zigukoresha sibyo none ubwo Scovia akaba ashaka Scovia ari gukora ijambo gutaranga gusebya umuntu cyangwa se gushaka nyine guhangana n'umuntu ni bimwe nakubwiraga kuva kera mani ari igihe yabonaga atari kuri hiti cyane yakajombyemo kugira ngo akomeze nyine avuga akomeze yinjije umufungo mani hari abana baze muri iki kibuga bafite icyo bashaka gukora iyo mugenzi wawe katari karimo arabyumva Skyman bandi sinzi ngewe ukundimo ndi kubyumva rero tubanze tunakosoreho gato Makote ari gufata Scovia akamwita umukobwa ni umumama w'abana sibyo koko turakumvise ye kubera nayo nsanzwe mubona nzi ari umukobwa ngo nigize menya abana bizi rero nimba abona ko wowe urabyumva gute Scovia aragira ati we Rugagi none aramwataka nk'uwataka akana gato ati Rugagi wowe
wagakwiye kugurisha iyo modoka ugendamo ukubaka urusengero. Wowe amafaranga yo mu rusengero y'amaturo ufite ikibazo kuba baguturira amaturo. None se ari amaturo Scovia aragira ngo Rugagi ajya yatura bayatura noneho amaturo bayamene. ibyo bingana nuko yavuga ati kuki se atagurisha Scovia atagurisha hatuye ngo yajyane ku gitangazamakuru kwa kure gitangazamakuru nawe ubwo niko byaba ashaka kubigira. ukuntu ubundi bimeze babyita birishyari nje nanabisubiramo nanabivuga urukumva ari gufata umuntu w'umusaza sibyo arangiza agashaka kumutaranga ahantu yamutarangiye ni hamwe arabizi ko ari umupasiteri urumva arangije aravuga ngo yafashe urusengero rwiwe arangije ashyiramo akabari. Ibyo bintu mwumva atari ikibazo, ibyo bintu mwumva atari ukubahuka umuntu sibyo nuguharabika abana ni gute kandi uriya musaza ruta Scovia sibyo abana ni gute urukumva ya basi ntajya mwubahira uko ari areke kuzana ibindi cyangwa banza afate wa mugana azane n'ibimenyetso byerekane atagiye kubivuga ngo abivuge imbere y'itangazamakuru abigaragaze nyine si ikibazo. Ikindi je bira bintu narabyumvishe biranambabaza. Ikindi kiyongeraho nta umuntu arabanza akikunda nimba afite imodoka nyine namara kubona bintu bimaze kuba byinshi cyane azubaka n'urusengero nose kuki ashaka ngo yubake urusengero ari uko yagurishije imodoka yiwe. Nta nubwo ibyo bintu bishoboka rwose. Kara tujye dusasa inzobe sibyo dusasa inzobe tujye tuvuga ibintu urumva bira bintu ura musaza rwose yaramutaranze arangije aranabivuga aterekana na gihamya kigaragaza yuko urukumva ibintu ari kumuvuga nibyo arangije arifata avuga ngo yaguze imodoka ihenze. Ibyo ngibyo twabifata nkaho ari ishyari kuko we wasanga nta niyagira cyangwa ni na ifite na wenda hari n'igihe areba kuzayigura azayigura nyuma y'imyaka nka 50 urukumva. Umusaza rero yakoze kera niba yifite imodoka ntago yibye abakristo nkuko abivuga. Rugagi wenda ndagira ngo mbwira abantu Rugagi numwe mu bantu tuziranye ni inshuti yanjye magara. Je nakuze nanamufana urumva yajyaga kuri televiziyo agatanga akadusengera tukishima akatugira inama. Nakuze mufana nje none nta nubwo ari n'umuntu mbonye akakanya na Scovia ndamufana atugezaho amakuru meza ariko nanone areke kutwigisha imico mibi. Ubusoje buri nanjye nzagende mfate soko kurungende mubwiri ibintu mubeshyera ibintu bitabaho. Ni kibazo icyo ndagira ngo nanjye nogereho nuko Rugagi ni inshuti yanjye magara. Rugagi niwe muntu watumye nambara isaha bwa mbere. Yego. Rugagi niwe muntu wandihiye passport bwa mbere se pasi. Niwe muntu wanyambukije igihugu. Niwe muntu twajyanye hanze bwa mbere. Kwitikeye. Rugagi tuziranye ibintu nejo Rugagi dufitanye n'ikiganiro by the way. Dufitanye ikiganiro yanyemereye ikiganiro cyanjye nawe ndimo ndamuhostinga kugira ngo abantu noneho baze kumenya yuko Rugagi dufite ibintu duhuriyeho byinshi. Ikindi ndi coordinator ni njyana y'abahanzi. Afite urusengero ahantu yari afite urusengero. Rero icyo ngira ngo mbwire abantu bumvise Rugagi abantu bamuvuga nabi bamwe ngaji kuzimu no ibyo byo kugikuzimu ntabyo nzi. Uyu muntu amaze kugira amafaranga iyo kesi bazimushyiraho bakamushyiraho ibyo ngibyo bakamubeshya n'izindi ngeso atagira byose ni ishyari umugani w'amakote. Ibyo ni ishyari baba bafite kandi noneho abantu bakoze ibikorwa byiza igihe cyose usanga abadafite ikintu bamaze aribo birirwa babashyiraho amakesi nk'ayo ngayo babashyiraho amakesi nk'ayo ngayo. Ubwo so bundi yashatse kutugaragaza iki imbere sibyo umupasiteri adusengera tukanyurwa tukagira ibiki kumva ni umusaza mwiza nta bintu man niba warumvishe neza Kara niba warumvishe neza sikana niba warumvishe neza wumvishe ura musaza ko nta n'ibintu byinshi yigeze amusubiza birenze yamusubije utuntu dukeya kandi natwo turi mu bwenge urukumva. Yego. No ikintu kimbabaza ni iki kimwe sibyo ni gute bashaka kumwandagaza urukumva. Erega abantu bose bakora ibikorwa byiza usanga abantu bagenda babashyiraho amakesi menshi atandukanye. Reba ukasanga yago yagiye afasha abantu benshi cyane ariko nibo babaye abambire mu kumuvuga ngo nago yakoze ibi nago yagize gucya kandi ibyo yakoraga byose byaragaragaga abantu batangaga ubuhamya by'ibyo yagiye abakorera. Ngaho mvura Rugagi ibyo yakoreye Karabo nabarimo kubivuga ko yamukoreye ibintu byiza. None se Scovia ni yagukoreye neza nukuri. Si ibyo se nyine we nawe hari ibyo ajya dukorera nago navuga kuko yatubwiye amakuru mazima akagira abantu inama nabyo ni byiza kuko hari byo twigiramo. None ariko ikintu ari kuzana noneho kuri iyi mihanda ya social media ari kuzanamo ibintu bijyanye n'umuco mubi wo gutaranga. Aro madamu urumva madamu fata bwa bugari yafu nandi mu kiganiro ariko mwihanganye gatoya
ufate yafu wongereho ya ntuza bwabo yafu y'amasaka, yafu y'amasaka uyivange na yafu y'imyumbati, uteke nk'ibiro nka 3. Ngiye kuzana n'uwitwa Skyman ariko bararya cyane, ni ibisambo, ni ibisambo nyine tuba tugendana ariko ndabazi. Skyman ararya cyane, wararya akanikura icyuya kikaza, hari n'igihe arya akakuramo umupira n'ipantaro akayikuramo agasigarana mu cikopa. Uwundi ni Makote, ni Makote wararya nk'ikiro wenyine, nubwo Skyman arya ariko Sky ni ibikabyo we akunda n'inzoga buriya. Mubwira ashyiremo n'agasenda, ategure n'agasenda kuko ibiryo bitari mu senda ntabwo biba biryoshye. Ngushyiremo n'agasenda, ariko noneho ni n'indaya wambare wikwize, ni indaya yewe. Ni indaya bakunda abagore cyane, hari ukuntu bashobora kubona bakukubona umutsi ukarega, cyane cyane uhisha igice cyo hejuru ku maboyere, nyine. Barimo baraseka bishimye ubwo ngo bazi ko bari bunshi inyuma, ndabavunira umuheto. Sawa teka butetse kara, ariko nawe ujye uvuga ibintu ukabeshyira abantu. Ariko ntabwo turi indaya. Ese ntabwo muri indaya? Reka umva reka nkubwire Karabo rero. Uburayi waraburetse? Jewe sinigeze nanakora n'uburayi. Oya njye wende kubona uko bivuga useka, njye ntago ndimo guseka. Uri seri? Nkurikije amagambo Karabo avuze. Ase Karabo sukutwandagaza imbere y'abantu bacu. Njye ndi ngunda aho njya kurya nkakura imipira man. Ariko se nimba ko mvuze wa mukobwa babakobwa mwenye. None se njye urafata ubugari, urafata ifu y'imyumba tuyivanga n'iy'amasaka. Buriya bugari buraryo utabutuka. Sogokuru yarabungaburiye buriya bugari. Urumva? Naraburiye ndangije uzi kuburya ugakura agasosi kameze neza. Ibyo simbizi nta nugo ushaka kubyumva. Kataraka inyama kera ntabwo byari byemewe kurya ubugari, ntabwo byari byemewe. Urumva? Reka mbwire madamu ahindura. Kunywa isosi y'inyama ukanywa n'amata, ariko buriya bugari wabukuraga ukanywa amata bagatekaho agasosi kagize bagashyiramo n'udushyimbo duke. Buriya bugari madamu umubwira gutekera ikinyama. Oya ntareba inyama n'ubugari ashyiremo n'udusaka duke nk'ikintu cy'ikiguma mbere nk'amarama. Hakoze ushaka kurwara. Ntugakubita umusitari ariko utazakurikira utazatera ibuye kare. Reka mbanze mamagara yo ujye kunshyiraho kesi ngiye ngo ndinda. Ukubise Karabo urumva bagutera amabuye. Allo umwaranze kuko yumvise ko ngo atari buze gukora gahunda ya mu buriri. Noneho ubundi arimo aravuga ngo ngararya inyama. Genda handi nabonye isiha yacukuye, uyanzuriye ko habamo isiha. Ugenda ufata isiha urebe nimba harimo isiha uyibage umutekere inyama z'isiha. Nibyangumu urebe kwa nuza kwa Mukandanga urebe nimba hari sumbirigi umutekere, umuzanire sumbirigi nk'umunani. Sawa mani isumbire kiraryoha. General naraziyororeye azanaguha ibyugo ahubwo nyama ni niko ngo sumbire igirazirya ziraryoha. Noneho nge naranaziyororeye urukumva usa nazo kabisa. Mani waretse kunuka, hari ikintu dupfa ska, ushaka kunuka nta kintu dupfa. We narya inyama y'ihene murya burusheti. Ubuse we ntabwo tukakusa n'ihene. Nawe ni ihene. Tubivuge kuri akasekuru mese basi. Burusheti bitukura sha. Nese sumbira igiyo zigira inyama y'umutuku. Wari wabona sumbira igigira inyama y'umweru cyangwa inyama y'umweru wigize uyu. Karabo ugiye gushorana ugendane na Karabo ngo ugiye kurya sumbira igiye kwa Karabo. None se ratakara hari zingahe ngo numve nzibarire numve ko ndibuzirya imizi. Abazoroye ni abantu batuye hirya kure y'Iwacu. Cyokoze Kara umva ikintu wavuze nkumbuye rata. Ubugari burimo amasaka urumva. Buriya bibaye byiza bagateka n'agasosi bagashyiramo udushyimbo, ibishyimbo, bagashyiramo utuboga, utudodo urumva, barangiza bagakaranga bagashyiramo nyine n'inyanya n'ibiki, barangiza akaba ari nk'ikivugo. Aho jya we ntabwo bagukaranga. Aho nahapfira nabibetinga we ntabwo bagukaranga. Wowe bagwaye ibiryo bikaranze wabivaho. Ntabivaho. Genda uzajye kubeshya abandi. Akunda ibiryo bikaranze. Makote ubwo ngubwo ahubwo ni mwigore mufata izo sumbirigi
rukumva cyane se mwe mwari murimo kurwana ibiryo mbibutse mwana si wamubonye kuntu yaryaga nk'uwicariye umwobo niko yari ameze rukumva mugende mufate izo sumbigi muzivange n'ibigori n'amateke n'imyumbati ntimunakaranga urumva ntimunabihishe mumuhereze urebe ikibazo nuko muramunyuza mu misoto anje ntabwo nagiye wawe imisoto se ubundi urayizi umva noneho ukuntu aba yiyemera azana ibintu by'imisoto kandi nta na kintu umusoto urawuzi Skyman ufite ibintu bamukorera Skyman bakwiye kumutekera inkono y'ibijumba bidahasi bakamuzanira n'icyuma ku ruhande cyakiri igihumbi cya cyuma cyo kunywa akari by'umuterekera hariya akajya arya ikijumba akamanuza icyuma ariko se urabona utarimo kubeshya abakunzi bo ku Nyarwanda sinema koko nibyo bintu watinyuka no kubima reka batereho comment wana niba bumva ko ari byo cyakora agiye kunabonye ukuntu murya mukananywa umuntu wabatumira ataje akagiha kubahereza ibintu bipfundikiye yaba rutaye keretse abazaniye urwagwa rata abantu mu Kinyarwanda bakabaterekera ku ruhande kurya no gukura no ukurya uraciritse nabi aho kari abasigaye bavuga ngo bagira isiha ako isiha ni ibiki yayize nyama ni nyama mani shimi yanjye sibyo n'ubu ngubu kara bahamagara umugore wawe niba ari hafi urukumva aza akatkaranga neza akazana areba ibintu ngakorera isiha se siribwa ariko uzi ko musetsa none se isiha si iki surukwavu isiha si iki surukwavu reka mbabaze wanabiriraho reka nkubaze isiha ni iki ntabwo nzi ibyo bisimba isiha ni urukwavu none se kuri resitora barajye kuri nuza hoteli zikomeye baramanikaho urukwavu ngo hari ifi hari ifiriti hari n'urukwavu isiha ni urukwavu ni mu yandi magambo ushatse kuba ko bari abantu kuri tarifu isiha iri mu kihe kirimo isi ni urukwavu uyu nguyu we amenyereye ibintu by'ubumana ubu nawe uri mu bantu bazi ko amata ava ku igare niba bavuze isi wajya umenya ko ari urukwavu iyo misoto wasanga nayo utanayizi sibyo wowe ukuntu nkuzi baguhaye ibiryo birimo amavuta ni ukukunyuza mu misoto ibyo ni ibintu misoto se ni ibiki nyine duhe incamake mu mere mikoro akira mikoro ni ukugupompa ibyo wariye bigaca mu kabuno no mu kanwa bakoresheje iki babahungu bagukoresha abo bahungu bakoresha siporo nibo misoto wari wabonye kwa kundi oya itonde ngo ikinyarwanda cyanyacyo cy'umusoto umusoto ni ibiti imisoto ni ibiti bibiri byegeranye urumva birimo akantu urukumva barabifa ibiti bibiri biteye ahantu byegeranye noneho haba harimo akanya gatoya iyo wahagaga cyane umwe bagushyiragamo hagati bakagukurura urukumva noneho umwe akajya hirya agakurura kugira ngo unyure muri bya biti bibiri noneho inda igire bya biryo wariye ukabiruka niyo misoto utazongera kuvuga ikintu utakizi ngo baragufata bakaguca imisoto ni ibiti bibiri biteye urukumva byegeranye utakwinyuzamo unyuramo ari uko bagukuruye wowe rero ntabwo bakirirwa bigora bakunyuzamo n'ibyo biti niyo ushakira abasore bakagukorera ingiga ebyiri bagatsindagira ku kada bigaca mu kabuno no mu kanwa wowe ujya ngo bakigaturika ntabwo yaturikaga ngo hari ukuntu babanzaga gusiga amavuta ku nda noneho icyaha gito kinyuraho indi ikanyerera cyane cyane bashyiraga ngo amavuta y'inka abantu batazi amavuta y'inka amavuta y'inka ni meza cyane avura indwara nyinshi urukumva mujye mukunda kuyakoresha cyane muyashyire no mu biryo reka nyabashimire reka mbashimire amavuta y'inka buriya ni neza cyane sibyo bayasigaga ku nda inda none ikagenda ikoroha noneho bya biti nabyo bakabisigaho amavuta ukanyuramo usa nk'unyerera ariko umuntu akajya hirya akagukura noneho iko byagendaga iyo bakunyuzaga mu misoto wahaze cyane bya biryo bimwe byanyuraga mu kanwa ibindi bikanyura wa mugani hasi wa mugani ukaninyarira ariko ibyo bigasohoka ukongera ukagarura ubuzima eregana n'isabura cyamunyuza mu misoto y'umuntu imisoto ntabwo ikibaho nta hantu kiba kereka tujye imisoto siracyaba ubundi kanywere uzi urupfu rw'amakota ahantu ruri ni ku ifunguro gusa nta handi hantu wamufatira ewana wateguye neza umwaka egare gupfa kwa makoti wateguye umwaka ubwo uravuze ubwo ushatse kubwira abantu ikorero ushaka kumbona warambuze ubwo uri kurangira abantu ushaka kumbona warambuze banzanira ibiti ewana niho bazagufatira ariko gukura ni ukuryama inzoga nyinshi we bamucisha he
umuntu wanyweye inzoga nyinshi zamubyimbishije ntabwo inzoga zibyimbisha inda ntabwo inzoga zibyimbisha inda ko mwajya kunyara inzoga iyo iba ifite ubunuza bwayo urayinywa ukayinyara ntabwo inzoga ikubyimba ikintu inzoga igukora ni iki kintu ikujya mu maraso ikagucurika n'abarimo arabeshya inzoga nginywebwa n'imfura none si imfura reka nkubwire ariko inzoga ni inyanya isaba n'umugeni iwanyura umwana wa kangahe isaba n'umugeni iwanyura umwana wa kangahe hewana njyewe iwacu se umwana wa 4 ubwo ntujya unywa inzoga rero mwese ubwo imfura n'imbuto kuko niba mukuru wawe ari we wayinyweye cyangwa mushiki wawe mukuru tuvuga ko imfura zizo zinywa imfura rero bashaka kuvuga ntabwo ari uriya mwana wawe usibye ko atari yo mfura bavuga karabo kandi karabo twakurwanya nawe karabo nawe ujya nta kintu ntugashaka iriya mfura baba bashaka kuvuga urumva ni imico yawe ufite ntusahinda nturwana ntuvuga ibigambo bipfuye urumva igihe cyose uhora uri mu murongo mwiza wowe uhora uri mu murongo mwiza we wanze ko bajya kugutekera isiha oya ibyo ni iby'amakoti njyewe inyama ni inyama rata abantu mworoye isi hamwe inkwavu abantu mworoye inkwavu bibaye byiza mwazinzanira ahubwo rekana n'abaye nimero zanjye abantu mutazi iwanjye mutazi naho ntuye umuntu ufite isi ashaka kuruma urukwavu ni 0788135553 nyisubiramo kugira ngo nayumve 0788135553 rata umuntu nkunda ukuri Kinyarwanda sinema unshakira uburyo wambonera isiha niba nta niyo woroye hari abantu borora cyane bakurebere isamake ni urukwavu ariko nimugahende umva mbanze mabwire reka urubanza nduce uyu nguyu yamenyereye ceceka nawe ceceka wowe reka babasabire reka tubarebere badusabire ibidukwiriye tubarebere umuntu bagurira ibintu muri buhurireho yego ifi nkoko aho uri kuganira neza ni 0789383896 makote ukunda amasi abazajya bamugenera amasi ariko njye ntazajya ariko navuze ko bazabaha ibiryo bitari misiha okay aho ngaho nzemera njye ku meza cyokoze murabona turanashonje mugomba kureba ko mubigenza dore nk'ako gasima mba nkifuza urabibona nawe nyine ndakifuza nyine nako mba nakabuze uyu nguyu ngashaka amafi njye muzabe mumaya ko mubona mubonye hafi rati buriya rero ndumva buriya ngo ngimboga mbi ntizihora mu cyungo sinzi nimba cyangwa simbizi ziguma mu cyungo ubwo rero imboga mbi zishobora kuko ndabona wabishinga umuntu yagumana namwe imboga mbi ntawe ugumana nazo tubivuze iki ushaka kutuyoba ni bande oya ako ugira ubwenge ntibuzajye mujya oya njye mba namusubirijemo kare kuko mba nabyumvisha ibyo ashaka kuvuga twebwe nitwe yisi imboga mbi ntabwo urashaka kuducika ngo agende mwese wabigenza ute ntabwo ari ibyo ashatse kuvuga kandi ibintu byawe byose ushaka kuvuga ngo yavuze ngo imboga mbi nitwe yisi imboga mbi koko kumva ariko yirengagije yuko ibyo yavuze twamutanze kubyumva twe ntabwo turi imboga mbi ntabwo navuze ko muri imboga mbi kumva kubera ko mvuze ko muri imboga mbi ntabwo nshatse nyine tubaye imboga mbi we waba waye cyacyungo urumva twaba dufite aho duhurira ubwo rero cyacyungo mukitesheje umutwe gishobora kwikubita hasi kwinaga hejuru kikubita hasi kikabashwanyukana imboga nazo zikarangira ubwo icyungo n'imboga mbi byose bikarangira ntibazamenya ko byagize wibuka ko icyungo hasigara ikijyonjo ahubwo se icyungo murakizi uzi icyungo wowe wisarabizi wowe icyungo kara oya tuvugisha ukuri icyungo urakizi usibye ko ari ukwirwa mukiririmba mwebwe muzi icyungo icyungo kiba gikoze muki mwibumba kiba kingana gute kiba gikaragashiye kiburungushuye uko kireshya gute rero kireshya nawe umva ariko nawe utagiye gutukana mwana uyu muniga mureke niko yarezwe bigaragara aho yarezwe hariho reka tutuke wasanga yanyweye dunda gahanga mukayabona donza gahanga hano hasi ariko ibyo bintu wagirika ku cyuma mwana uzi ko icyuma gisaza nose icyuma wakinywa gute cyane ukure bana mukuru Kinyarwanda sinema no muntu nwo gusengerwa rwose umuntu ugeze aho nk'icyuma mwana inadonda gahanga ejo bundi nzasanga wayinyweye kandi bizagukora icyuma wowe uvuga icyuma kinywebwa n'abantu batari nkawe makote wowe uzajya ujya kuri ayo masiha n'amafuku kumva
babikumenyere ako ko wagira ngo ni sede ko wagira ngo ni sede wamiza amasaha n'amafuku byakoba cyangwa wagize ishyari ko neme mutaza kurwanira mutaza guserera hano mu kiganiro ibyo bijya bose wapi ndashaka kubaza akabazo gato buri muntu ngiye kubabaza ibibazo bitanu turabigusubiza imbere bitanu buri muntu ibibazo bitanu icyo mbaza wowe si cyo mbaza uyu yego ariko ibyo bibazo nta muntu uri bukomplaining nta muntu uri buvuge ngo aratanga ibitekerezo wapi icyo nkubaza uragisubiza straight ariko makoti umaze ibyo kurya ceceka w'intege kuko ngiye kuyobora ibibazo byanjye bitanu ikibazo cya mbere giye kukibanza kuri Makote Makote wataye ubumanzi byari sangahe byari kwa kangahe ubumanzi sha ngiye ntago njya mbesha natawe ubumanzi niga muri segonderi mu wa kabiri muri 2010 muri 2016 nibwo ataye ubumanzi ushaka kuba urimo urabeshya ushaka kuvuga ko ari umugore wawe mu bana ubu ngubu niwe mugore umugore wanjye tubana namushatse muri 2021 urumva ntabwo ari we natarewe umugore wawe rero ntaze kuturugo kuko urumva ko ntabwo yaruta kubera ko nawe arabizi ujya kumushaka hari undi yaje asimbura nyine urabona uri umusore ugira sheri kandi sheri yaranshutse uwo musheri yaranshutse impita n'ubumanzi ubwo nuko nabutaye nagusobanurira cyane twagiye amafaranga wibye menshi mu buzima nangahe ayo nibye menshi ayo nshaka kwiba ntabwo yagera wowe yabaza yo wibye wijya kubitekereza ibyo nakoze ntago nari niba nziba ariko ufite gahunda yo kujya kwiba nibyo nakoze wenda hari iyindi sanse twabyita uko ariko ubundi plan ndimo gupanga nzakubwira ntago nimara kuyikora we ntago tuba tukivugana ko nza nahindutse ikindi ubundi muntu kumva urumva ushaka guhinduka igiki mwe mutuze ukumva muzambona ngo wirya iminota reka banyibarize we byaba byarangiye Makote uriteguye neza nditeguye umuntu wigeze kukubabaza cyane kurusha abandi bantu bose bakubabaje yakubabaje ryari yitwa nde aracyariho cyangwa yarapfuye umuntu wigeze kumbabaza ni umuntu ntangira gukina filime wambwiye ngo ndi umusazi ngo ibyo ndimo ntabyo nzi ngo nta nicyo bimariye urumva ngo ibyo ndimo ntabyo nzi ngo ntacyo bimariye kandi mbikunda cyane uwo muntu yambabaje muri 2015 ambabaza ku munsi wa gatandatu icyo gihe hari ku itariki 30 aracyariho uwo muntu aracyariho arakubona arambona nyuma yaho amaze kumbabaza arangije nyine abigira imisekezo ariko yaranutse aranambabaza cyane icyo gihe ni nabwo nari nakinye filime ya mbere twayikinnye Nyakizu i Butare niho nari nagiye gukina filime muri 2015 niwo muntu wambabaje na n'ubu ngubu ntabwo ajya mva mu bwonko iyo ngize nk'ikibazo kwa kundi wenda uba ukina ukabona nta kintu wenda mumaze nk'igihe nta kintu ukuramo hagiye nimutekerezaho nkumva ko ari we wanshingiriye ndanamushuje cyane amazina ye mu rwego rw'umutekano sinayavuga reka nanamusuze cyane reka twigarukire hakuno ubwo yabyumvishe wamukebuye ntazongere kuyahuza amagambo yego tugende kuri Skyman mu bigaragara ugira amahane menshi cyane ugira n'amatiku ngiye yunzamuye sana mita nanjye nkwereka mita munera ako kanya mita munera uranamwoza ariko mita munera ngewe imihanda iranze bro ngewe nta muntu ujya umenyera uramunera ukamusiga wamunereye ubundi ngewe wisi ahubwo ubwo uri umugome ahubwo umva icyo nkubwira icyo nshaka kugira ngo nkubaze kugira amahane ko mbibona umuntu wa mbere umuntu wagukubise bya nyabyo wamwiyemeyeho cyangwa se mwagiranye utuntu twibaza akagukoma ryari ku buryo uvuga uti ntabwo uzongera gupfa kwiyenza ku muntu uwo ari we wese ninde yagukubitiye hehe yarankubise nimugoroba narigize ikiveju nabonye umuntu unyicaza arankubita koko se bagukubise yankubise koko arankubita nsaba imbabazi reka da aranga aracoca yagukubitaga iki ko ari umusore wakoze umwitozo yajyaga iyo hejuru mu bice nkumva aramanutse ankubise uruntu hagatirega ngiye kuhasiga ubuzima naraye nkubiswe nimugoroba rwose uriya muvunamyambi anyemeje yankubise pe
iki cyari ikibazo cya kangahe cya kabiri Cya kabiri. kabito nkubariza icya gatatu icyarimwe ngiye kuri Makote ndashaka kugira ngo nkubaze mbaza rwose ikintu wumva wigeze kubeshya kurusha ibindi bintu byose ni ikihe wakibeshye ndi ewana ikintu nigeze kubeshya rero kurusha ibintu byose wigeze kubeshya abana nigeze kubeshya umuntu yuko mvuye muri Amerika yari umukobwa wari ugiye gucemba cyari icyana kimeneka nka Marina ndakibwira ati ewana kimeneka kimeneka nyine ibyana bisigaye biriho bimeneka wallahi none urareba ukavuga ati cyane ni ibidongo ubwo ni ibidongo nahise nyikubita hari ukuntu ufata ifoto ukayigira ugashyiramo indege nyinshi ugashyiramo urabuzi ahantu hose ndi ndashona editing man hano yari nkabira ba Brandon nkabira ba Brandon abasa neza ukumva babyita photoshop ahantu hose ariko mu mutwe nta kirimo ibintu byose umubonye ntagire kwanariza agahita yemera ndagatereka ndebe ukuntu umeneka rero ahita yemera nyine ahita avuga ati Sky ni umudiaspora ewana urabyumva nawe nyine yahise bigenda neza aho hantu niho nabeshye nkumva ni sawa ubundi iyo wabeshye uhorana uvuga ati runaka namubeshye ufite akantu ku mutima icyo gihe naramubeshye noneho ndishima uranamurongora se kurongora ndabivuze nese wabeshye utagamije kurongora naramubeshye nyine ibyo mubwiye arabyemera urumva sanga ruameneka nka Marina rurameneka agize isoni niko twigendere hano wowe ndagira ngo waze ndagira ngo mbanze nkubaze wigeze gusebaho mu buzima narasebye wigeze guseba ryari wari wakoze iki ku buryo uyu munsi utekereza igisebo wagize n'ahantu uri ugatangira kumera nk'ikigoryi ni iki wari wakoze nseba umunsi nseba ako uwo munsi nseba ndawibuka uwo munsi nseba nari maze iminsi nkoze impanuka urumva nari maze iminsi nkoze impanuka imodoka yarangonze za 2013 ndangije mama ajya gusenga ahantu agiye gusenga haza abayobozi aho yagiye gusengera baraza baramufata baramutwara noneho kwa nari naravunitse nambaye igisima urabona hari muri gare Nyabugogo nari nambaye igisima umubiri wose nyine noneho ubwo ngubwo urabona noneho nari nambaye ipantaro ubwo kubera yahubuhubu mama bamujyanye kumufunga ubwo naye ndi kwiruka nambaye urusimano ku mubiri ndangije noneho umukandara wanjye uraturika uguturika kubera ko ntabashaga kumanura akaboko ipantaro itigwa muri gare uwo munsi ndawibuka ntabwo nzawibagirwa nyine nari mfite agahinda mama bamujyanye ndi kwiruka ngo ndebe ko namusabira imbabazi n'ibiki kandi yari azize ibintu byo gusenga ni nawo munsi nasebyeho ndawibuka uwo munsi ntabwo uzamba mu ipantaro wihanutse muri gare ipantaro yarahanutse nuko nyine nari nambaye boxer noneho Makote ntabwo yambaye boxer yambaye mwana wumwe munese mwana wume zikigezweho ntabwo uzi ukuntu zari zirenze mwana umusore utarayambaraga ngo pocket ageze ipantaro hano hasi ntabwo rwose yabaga uzi kera umusore yambaraga mwana wume agahita afata imfunguzo nabigura n'ubu ngubu ntabwo yamenya kwambara ikariso Makote karita songeye nambara ikariso jya urabona ndi umugore wambara ikariso mani utazana uburezi bwiye ko nta kariso ujya wambara kiramwe ngo nta kariso njye ndi umugore njye urabona ndi umugore ushatse kuvuga ko Makote agenda yabunuje aza no mu biganiro yabunuje Makote urayabunuje mani watuma nkuramo njye ipantaro nkabereka kuramo turebe mwana oya muhinyise kubera ko mani jena do iyi ngiyi urabona atari boxer man yazanye amabara yaso ako mani uzi ko umutipe mani aserereza mani ave mwana utaze kugira ibindi bintu ugaragaza oya njye nanabibereka mani urumva ariko ibintu byo kuza mani ntugasebye abantu sibyo kara no muhungu yiga ikinyabupfura wa mugari wasanga icyuma yakinyweye sibyo ariko ngiye kukubaza ibyo wasebyemo wabiretse ko nagiye banyuranye ibibazo byayo ahubwo ikintu nshaka kubaza ndashaka umbwire kandi mugerageze mumbwize ukuri sinshaka ibintu by'ibifabrikana buriya n'abatanga amanota ngire ngo barimo barabibona Makote ndimo ndamubaza ibintu agasubiza nkumva bigeze ku ndiba sibyo rata ariko wowe urimo urasubiza mani yanyweye icyuma mani oya ntago ari n'icyuma we banza arimo aragira akaza bya bintu by'ubuhanzi bya bintu byo guhita azanamo utuntu tw'udukome dukuna abeshya ahubwo nshaka kugira ngo ubaze reka buriya iyo usubiza ikintu cya nyacyo
n'abantu barabyumva ikintu cy'imbamutima kivuye ku mutima bahita babyumva. Hari ibintu wambwiye nka bitatu cyo kora numvise ari ibyajyanye, ariko none ngiye kukubwira uhita umbwiza ukuri. Ni icya kane n'amakote mite mubaza ikindi dusoze. naribi Hasigaye ikibazo kimwe ngiye kubaza iki, hari abasigaye ikindi. Ndashaka umbwire unywa inzoga bantu gasubize ko wibuze. Ndazinywa ni wenda nitabe go simbi ushobora kuba unywa n'urumogi ariko ntukarumwe. None icyo ushaka kugira ngo nkubaze, igihe wigeze gusinda bikarenga urugero ugakora amabara ni ryari? Ese ahantu wasindiye nihe, wakoze iki? Igihe nigeze gusinda bigakomera ukumva abana, ni umunsi umwe narasinze njya gusenga. Nasinze njya gusenga ukumva, noneho ndebye padiri ari kuri altare ari kwa kundi, nasinze ndavuga atari arimo gusoma ivanjiri, ndavuga ati reka ngiye kumufasha. Ubundi kujya ahora hariya wenyine arimo kwisomisha, buriya yabuze umuntu wamufasha gusoma, ndavuga ati azajya asoma 200 nanjye nsoma 2. muri make wagiye kuba umuhereza cyangwa wagiye kuba padiri? Nagiye kumufasha gusoma bro, navuze ati ibintu byose urabuzi, atangira misa asoma akarangiza ayisomana. Ndavuga ati uriya mugabo ndamufasha. Noneho kuko nasinze nkumva yuko bimeze neza, nagiye ngo mufashe ajya avuga 200 nanjye mvuga 2. Ngiye kubona mbona babago bamwica iruhande ati buretse wowe bugiye hariya. Navuga ati kandi nje kumufasha, ngenza gutanga ubufasha mukanyegezayo. Nicyo gihe kabisa nasinze nkakora ibintu bidakorwa. Koko iyo ni brag nadusekeje cyane. Ntabwo ari brag, byabayeho nyine ndabyumva ni byiza. Noneho ngiye kubaza kandi kantu ka nyuma, ari cyo kibazo cya nyuma. Ni ikibazo ndakubaza mu ijambo rimwe unsubize muri indi rimwe. Nta kibazo. Urasiramuye ntusiramuye? Ariko karabo oya ibyo ntabwo yego cyangwa oya. Urasiramuye ntusiramuye? Erega niyo ibibazo ubaza man. Oya subiza yego cyangwa oya. Ubwo se andebye abona ntasiramuye. Ese biri ku gahanga ku buryo ndeba ko usiramuye? Aya rukuntu ngiye makoti yo murebye mbona adasiramuye. Oya wese ubizi ikibazo cyawe. Urasiramuye ntusiramuye? Ese umuntu usiramuye arasa? Ndasiramuye bro, kagiye kera cyane. Wakajyanye ese? Nkiri umupeti man. Bagasize ese bakimara kugasiramura? Bagasize he? Abana banza barakajugunye yimbwa. Reka babwire ako bari abantu bakora nawe ugere uriya muntu ukora nawe reka manze namunenge mbona atazi kureba ibintu bisekeje nk'ibintu biba byavugiwe hano mu kiganiro, n'ibintu bisekeje cyane. Ndashaka kubaza Makote. Mako, ndashaka umbwire igihe warekeye kunyara ku buriri. Jewe arya burana nyaye ora, ariko naretse kunyara ku buriri. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 7 niga mu wa mbere primaire. Imyaka 7? Nubu wajya kubona nyaye. Ukuvuga ngo ikintu cyatumye ndeka kunyara ku buriri, nigaga mu wa mbere primaire, umunsi umwe naranyaye. Wowe kera twambaraga kake, tujya ku ishuri twambaye kake, ibintu by'uniform n'ibyari byakaza cyane. Noneho twambara kake, ubwo ngo umunsi umwe nza kuva ku ishuri kuko twigaga 2. Icyo gihe abanyeshuri bose bigaga 2 bagasubira mu gitondo. Noneho nza kuva ku ishuri njya gukina umupira ndaza nzananiwe, maze kunanirwa ndangije njya koga. Maze koga icyo gihe twambaraga inkweto zifunguye, akenshi bamwe bakanajyaho nta n'inkweto bambara, twiga primaire muri icyo gihe cyacu. Noneho ubwo ngubwo ndangije mba mfashe ikabutura, nkuramo ishati, ikabutura y'ishuri ndayisigarana. Mu kwisigarana ya kabutura y'ishuri nibwo nagiye ndigira kwiryamira, mba nyaye ku buriri. Nyaye ku buriri mu gitondo ndabyuka, mu rugo baranyihorera. Noneho ishati inuza imvura ibyuka igwa. Urumva ya kabutura ntiyari kugira, ntiyari bwume. Ndangije njya kwiga kandi nanabyuka nakererewe, mpita njya ku ishuri. Icyo gihe twinjiraga hakiri kare, ninjira mu ishuri ndi kunuka inkari. Abanyeshuri bose bo mu ishuri baranseka bya bindi bitavugwa. Guhera icyo gihe nahise mfata umwanzuro wo kutongera kunyara ku buriri. Nahise nifata, nashaka kunyara nkahita mbireka byose sinyare rwose. Tugana ku musozo ndashaka kubaza kandi kabazo kamwe ka nyuma. Ndashaka umbwire umunsi wambaye inkweto ni ryari? Wakuze wambara inkweto cyangwa inkweto? Kera kubera njyewe nanavukiye mu cyaro, ubundi nambaye inkweto, ndumva narambaye inkweto ari nabwo ngiye kwiga.
ndabyibuka mama yabaga i Kigali Yego. njye mba mu cyaro kwa sogokuru wari ufite nk'imyaka ingahe? nari mfite n'ubundi nibwo nigagaho mu wa mbere mfite imyaka 7 mama yanguriye kamambiri zino za Omoja i Kigali arazinzanira kuko we yabaga i Kigali njye mba mu cyaro nabaga kwa sogokuru none azinzaniye ni nanjye mwana wazambaye ari ku kigo abanyeshuri bangirira n'ishyari baranankubita ndabyibuka kuko hari umupeti wabo bari bakize cyane ariko we ntiyambaraga inkweto none mama yanzaniye kamambiri n'ukuri ko Imana abanyeshuri barankubita bakajya banginiza bankorera ibiki icyo gihe nibwo nambaye inkweto bwa mbere noneho reka nkubwire Makote na Skyman ndashaka ndashaka kujya mbahereza uduchallenge apana bya bindi byo kuvuga ngo umuntu atanze challenge ikiganiro kirangiye twari kuganira ibintu byinshi biri muri iyi mihanda ariko nashatse kugira ngo abantu tubaruhure mu mutwe murabyuka ko twatangiye tubabwira ibintu bikaze ariko bisoza kwigira ibintu kugira ngo baruhuke mu mutwe kuko abantu baba bafite stress ntago abantu bajya bahora mu bintu byo kumva ibintu by'intambara yo ku mbuga nkoranyambaga bigenda nabi rero ndashaka ko ikindi gihe nzajya mbategurira akantu gatoya yego nkabategurira akantu kanditse karimo utubazo ndi bubabaze tugatangira mbabaza ibibazo ikiganiro gitangiye tukarinda dusoza hari utuntu igenda mbabaza two duchallenge yego utwo tuntu tuzabafasha kandi hazaba harimo inama nyinshi cyane so mwakoze kwitabira iki kiganiro ni byiza cyane mwagize neza kandi n'ikindi gihe murakaza neza kuri Inyarwanda Cinema ndumva kugira ngo abantu wenda ikiganiro bagifatiye hagati barengeza hari nyarutse nimero mwihuta cyane nimero ya Makote ni 078 95 13 553 078 95 13 553 yego nomero ya Edi Skyman ni 0783838896 ikindi ndasaba abantu babakunda bajye babarebera muri sinema mukina harya televiziyo mukina witwa filime zacu ari filime zacu nabonye mwaratangiye ngo gahunda yo kwigisha icyo bita insuku warabonye kono mu boss ya mu box tunu gasuko niwe wizaniye nuza y'insuku iyo kata y'insuku iriya kata yavumbuye nimugorana ya pretse bamazi wayigukubita ariko nubwo ugiye kwiga ahubwo uzamubwira kwigishe neza uyimenye bagukomye ariko reka rero tubwire n'abantu badukurikiye ku Nyarwanda Cinema nuko Jeskizo wa Mipango umwami w'abagore ari we muterankunga mukuru w'iyi televiziyo ni umuterankunga mukuru tunamushimire cyane kuba agenda asapotinga abantu bagiye batandukanye akabafasha bakazamuka abantu bagakirigita ifaranga rero tumushimire hari n'ayandi mateleviziyo agenda atera inkunga abana bagifite amacano bazamura akabafasha kabazamura kugira ngo mwese mwiteze imbere sibyo se reka tumushimire rero abantu majye no kuri Gasuku Media TV bakore subscribe muri make na hano kandi bakore subscribe bajye no kuri Makote Empire naho habayo comedy naririmbye indirimbo zanjye ziriho na audio nago zirakorerwa video hari indirimbo nkazingaye kandi nazo ni nziza cyane alright sawa rero turabashimiye bakunzi mwari mudukurikiye nizere ko meze neza yari karabo k'Imana ibindi nakagaruka ciao hasta la vista murakoze cyane